Ikaze nanone ku ijambo ry'umwimerere nguhaye ikaze karibu Jerome Muhirwa. Reka uyu munsi tuganire ku ijambo ry'Imana rigusubizamo ibyiringiro, rigusubizamo ukwizera. Shalom Bashem Adonai Elohim Eloheyi Avraham Yitzhak veYaakov maze anachnu Elohim Elohot Hayom. Mbanje kubasubiza mu izina ry'Uwiteka Imana ishobora byose, Imana ya Abraham, Isaac na Yakobo. Uyu munsi tugiye kureba iki? Reka tuze turebe ijambo ry'Imana. Iyo Imana ifunze umuryango wawe, ntukabyinubire kuko umuryango ushobora kuba atari n'umuryango mwiza. Reka turebe uko bigenda. Mbere yuko twinjiramo rero, reka ngusabe nanone banza ukande like, uze gusangiza iyi nkuru abandi, kandi nkaba mbashimiye cyane abakomeje kwiyandikisha. Ndabona mwiyandikisha muri benshi. Muze tuganire, dushaka ukuri, dusubizanyemo icyizere. Reka uyu munsi nguhe inkuru igusubizamo icyizere n'ibyiringiro, kuko Uwiteka atazakureka. Iyo Imana rero ifunze umuryango wawe, kenshi na kenshi mu buzima hari igihe twisanga turi gukomanga ku miryango, ariko iyo miryango ikanga gukinguka. Turakomeza tukagerageza, tugasunika, tugahatiriza, kuko tuba twumva yuko byanze bikunze umuryango ugomba gufunguka. Ariko biba bivuze ko turimo turakomanga ahantu tutagombye kuba turi. Dufata gahunda zacu tukazinoza neza, noneho tukizera tukavuga tuti byanze bikunze ibi bintu bizakunda dukurikije uko dutekereza. Ariko ibiba ni uko iyo miryango ikomeza ifunze. Iyo amahirwe aguciye mu myanya y'intoki, urasenga cyane, wasenga ukabona ntabwo uri gusubizwa, ariko noneho ibyo watekereje ukabona aribyo bitabaye, ugatangira kwiheba. Muri ibyo bihe rero niko kwiheba gutangira kuzamuka hejuru. Amajwi menshi aza yakuye mu matwi, akuduhira mu matwi, bakubwira ati kora ibi, gira gutya na gutya. Tangira gutekereza, kwibaza ku Mana cyane, si Imana iracyanyumva. Ariko reka nkubwire ikintu kimwe: Imana ntago yakwirengagije, Imana ntago yakuretse. Ahubwo nta nubwo ari imigisha yawe irimo irakumira kugira ngo itakugeraho. Ntago iri kugukerereza, ahubwo komeza utegereze, kuko Imana irakureba, Imana iragukunda, kandi ni umushumba wawe mwiza iyo ikuyobora ibihe byose. Imana ibona ibyo utabona, Imana izi ibyo utazi. Komeza rero utegereze, wihangane. Niba warakomanze ya miryango yose ikanga gufunguka, ihangane. Reka dusome mu Bakorinto ba kabiri 5:7. Reka dusome uko havuga: kuko tuba tugenda tuyoborwa no kwizera, ntabwo tuyoborwa n'ibyo tureba. Wiyoborwa n'ibyo ureba, ahubwo weho izere, yoborwa no kwizera, nk'uko tubisoma mu Bakorinto ba 2:5-7. Ngira ngo barabikubwiye neza, weho komeza wizere. Reka dufate urugero ku mwana mutoya ahuye n'ibintu by'ibigeragezo, ibintu bikomeye cyane, tuvuge nk'umuriro cyangwa icyuma gityaye, ikintu gishobora kumukomeretsa, sibyo? Umubyeyi we akivanaho, ariko wa mwana agakomeza agishaka, arwana kugira ngo agifate, kuko atazi neza kabutindi iri muri icyo kintu ishobora kumuzanira, sibyo? Niko Imana rero nayo ikora mu buzima bwacu. Tuzi ko tuzi ibyiza kuri twebwe, ariko Imana ireba kure ibyo tubona. Imana izi umuryango w'umugisha, kandi imenya n'umuryango ukujyana mu irimbukiro. Wikwiheba rero, komeza wihangane. Ushobora kuvuga uti nsabye akazi ahantu henshi cyane, banyangira, nabuze akazi. Ngaho mu rukundo simbona urukundo. Ibintu byose by'amahirwe ngerageza biranga. Kubera iki? Nuko Imana itarafungura umuryango. Komeza utegereze, uyizere, kuko ni igihe.
igihe urimo ntabwo biri gufunguka, ariko wenda mu kwezi kumwe, amezi 2 bizafunguka. Wanasanga Imana ahubwo iri gukingira kubera ibintu by'ibibazo bari kuzahura n'uwo muryango ushaka gukingurira, kuko igufitiye byinshi iguhishiye. Komeza wihangane. Ikibazo rero ni ikihe? Turambirwa gutegereza, tukarambirwa, noneho tugatangira gushaka kubikora mu buryo bwacu, aho kugira ngo dutegereze uko Imana ibishaka, tukabikora uko Imana itabishatse. Noneho byamara kuzamba tugatangira kwibaza ati Imana ibi ni ibiki, Imana ibi ni ibiki. Dukomeze rero. Mbere yo gukomeza, ongera ukande like niba utarayikanda, wiyandikishe, ubundi uze gusharinga n'iyi message. Dukomeze rero. Uyu munsi rero nyumva, iyo Imana ikinze umuryango ntago ari kugira ngo ikugirire nabi, ni kugira ngo ikuyobore, ikurengere, inagutegure, kuko ibigutegura ibiri imbere. Reba rero ibyago biri muri mu muryango ufunguka. Tuvuge iyo ugiye ahantu hose ukabona umuryango urafunguka, ntago umuryango wose ufunguka uba ufunguwe n'Imana. Kuko rero umuryango ufungutse ntago bivuga ko ari ugushaka kw'Imana kubaye. Isi irimo imiryango myinshi ifunguye, myinshi kujyana wenda ku gutsinda, indi ikakujyana gutsindwa, indi ikaguha ibyishimo by'akanya gato, indi ikaguha kwiheba no kwicuza by'ubuziraherezo. Niyo mpamvu rero ugomba gushishoza. Biri ingirakamaro gushishoza. Abantu benshi bajya mu miryango igaragarira amaso ko ari imiryango myiza, ariko nyuma bakazaza kwisanga bari mu miryango yabajyanye ahantu batakagombye kuba baragiye. Kadufate wenda nk'urugero ku kazi kaguha amafaranga menshi, ariko ako kazi kataguha amahoro, cyangwa se kujya mu rukundo rugaragarira amaso ko rumeze neza, ariko ukarara mu marira, ukirirwa wicuza ibihe byose. Cyangwa se ukagira inzozi zo kugira gutsinda guhambaye, ariko ibyo byose wabigeraho ugasigara nta kintu na kimwe kikurimo imbere muri weho. Kubera iki? Kuko umubisha Satani azi neza ko ashobora gushuka abantu akakujyana mu nzira mbi, kandi we akwereka ko iboneka neza, ikagukurura. Azi neza uko areshya abantu ku bintu abashukisha bigaragara nk'aho ari imigisha, ariko ari ukugira ngo akurangize. Reka dusome rero mu Migani 14:12. Hari inzira igaragarira amaso ya muntu ko imeze neza, ariko ikarangira imujyanye mu rupfu. Nk'izo nzira rero ujye uzirinda, kuko ni inzira mbi cyane. Gute rero tumenya ko ibintu umuryango ufungutse ari Imana iwufunguye? Iki kibitwereka. Banza ukande like nanone utarayikanda, kuko nimba ukiri hano ndizera ko waryohewe n'ibintu kugira ngo ubimenye nawe utazajya ugwa mu ruzi rw'itikiziba. Reka turebere ukuntu Imana igufungurira umuryango no kubimenya. Umuryango w'Imana iyo ufungutse utanga amahoro, ntago utanga guhuzagurika cyangwa se ibintu bidasobanutse. Biba ari ibintu bisobanutse bitanga amahoro. Umuryango w'Imana ifunguye ushingiye ku ijambo ry'Imana, ntabwo uhabana n'ijambo ry'Imana. Umuryango Imana igufunguriye uragukuza, ntugusenya. Umuryango Imana igufunguriye ntabwo usaba ikiguzi, ntabwo usaba guhara ibyiza ufite, cyangwa se ubumuntu bwawe, cyangwa umuco wawe, cyangwa se ibindi bintu byose byo mu rukundo wawe urimo. Ntabwo bigusaba ngo byivaneho bitange noneho bigire nk'ikiguzi ubone kubona ibyo bintu ugiye kubona. Nubona ibyo bintu bikubaho, bikagusaba guta agaciro kawe, guta ubumuntu bwawe, uzajya umenya ko ibyo bintu bitavuye ku Mana. Mbere rero yuko udesida, ubanza usenge. Mbere yuko ubyirukankira, ubanza ushishoze urebe. Saba Imana
uyibaze, Mana, ibi bintu koko bivuye kuri weho? Noneho utegereze, kuko iyo bivuye ku Mana ntabwo bihita bifunguka uwo mwanya, ahubwo urategereze, icyo gihe biba ari ukuri. Iyo ari ukuri rero, ikintu umenya ni uko umuryango ufunguye n'Imana ntawufunga niyo byagenda gute. Kadukomeze akamaro ko gutegereza. Kuki ugomba gutegereza? Gutegereza birakomeye, turabizi twese ko atari ibintu byoroshye, kuko tuba mu isi ishaka ibintu byose ko biba uwo mwanya, ako kanya, none vuba. Ariko Imana ntabwo igendera kuri gahunda z'umuntu, ntabwo ikora nk'umuntu. Uko Imana ikora ntabwo ari ko dukora. Uko Imana ituma utegereza ntabwo ari kuvuga ngo yakwangiye, ahubwo ibigira ngo urebe kwihangana kwawe kugera. Iyo Imana itubajije ngo dutegereze, ntabwo ari igihe gipfuye ubusa, iri kugutegura. Reka dusome hano turebe uko byagenze muri Bibiliya. Uribuka Yosefu yagize inzozi zo kuzayobora, ahubwo noneho kugira ngo ayobore ajya muri prison, muri gereza. Urumva? Ni kwereka ko Imana ukuntu ikora ntabwo ariko dukora. We yari afite inzozi zo guhita umuyobozi uwo mwanya, ariko yisanga ari muri gereza. Moses yahamagaye kugira ngo ayobore, nawe amara imyaka 40 ari mu butayu. N'umwami wacu Kristo yatangiye kwigisha afite imyaka 30. Urumva ko byafashe igihe. Kubera iki? Kuko Imana yarabateguraga kugira ngo imiryango yabo izaba iteguye neza, ifungurirwe igihe, none batangire ibyo bagenewe gukora. Niyo mpamvu ubonye nk'ibintu bitari ku uyu munsi, utegereza imyaka 5, 10, 20 ugategereza nta kibazo. Kasome rero muri Yesaya 40:31, abategereza Imana nibo bazasubizwamo imbaraga. Iyo ushatse kwihuta kugira ngo utange Imana imbere, nibwo uhura n'ibibazo, ukora amakosa, noneho ukajya mu bintu bitari tayari, ukajya mu bintu huti. Icyo gihe ugatangira kurwana n'izo ntambara, nibwo intambara n'ibibazo bitangira kuza. Ariko iyo utegereje, Imana iragutegura pe, ikagukomeza, ikaguha kwizera, ikongera igakomeza ikagutegura, ikaguha n'imigisha, noneho ku buryo umuryango nufunguka uzahita uwunyuramo nta kibazo ufite. Ariko noneho iyo umuryango ufungutse, ugomba kuwunyuranamo n'inyurabwenge, na kwa kwizera kwawe ntukurambike hasi. Bibaho, urakomeza ukizera, ntabwo kurambika hasi nk'ibintu birarangiye. Rero ntukavebe igihe cyo gutegereza ngo winuwe witotombere igihe cyo gutegereza. Ushobora kuba umaze iminsi usenga, wizeye, wumva wiringiye ko ugiye kubona ibintu byiza, ugiye kubona agahenge, hagiye kuba impinduka mu buzima bwawe, nawe ukazamuka. None ugategereza ukibaza uti, ariko Mana, kuki utari kunsubiza koko? Reka mwibutse, Imana uko ikora, no mu gutegereza kwawe Imana ibiri gukora. Imana ibishyira ibintu ku murongo kugira ngo bihwane n'ibyo iri kugutegurira bizaza mu minsi ya mbere. Ko nakubwiye nyine bigutegura, wikitotomba, wikinuba, koresha iki gihe mu gukomeza kwihangana, kandi noneho wegera Imana, urushaho kwegera Imana ahubwo, kuko umuryango wawe Imana ishaka gufungura no mukufungutse, ntabwo uzawinjiramo gutya gusa nk'ugiye mu isoko, ahubwo ugomba kuba witeguye kuwinjiramo kugira ngo unyuranemo mu cyo nk'uko Imana yaguteguriye. Kadusome muri Zaburi 37:23, intambwe z'umugabo mwiza, z'umuntu mwiza, zitegurwa n'Uwiteka. Umwiza intambwe ze zitegurwa n'Uwiteka. Reka intambwe zawe zitegurwe n'Uwiteka. Hano rero
iyo umuryango ufunze nabwo ni umugisha. Ibintu rero ntabwo dukunda kubyumva. Tuvuge iyo twashaka ikintu, yaba akazi, yaba ibintu by'ubucuruzi, yaba ibintu ibyo ari byose turi gushaka bya hatari wumva ubishaka kuvuga ko bishakwa none bikanga, Imana ikanga. Dore rero ko bigenda. Iyo kintu twagishakaga n'umutima wose dushaka ko kiba uwo mwanya tuba twumva tumeze nk'aho ducitsemo kabiri, ko ari amahirwe ducitse. Muri uwo mwanya twumva ko nyine birangiye. Ariko burya iyo umuryango ufunze haba hari ikintu kisumyeho gikomeye Imana ishaka kukwereka, ishaka gukorera. Imana iyo ibona ishusho yose nubwo utayibona, Imana izi ikiri muri buri muryango. Rimwe na rimwe hari igihe umuryango uba ufunzwe ukagafungiraho kugira ngo Imana ikurinde kugira umutima uhangayitse, kurimburwa cyangwa se guta imyaka yawe, guta igihe. Imana ikakurinda ibyo bintu byose ari uko ifunze wa muryango. Wowe wari uzi ko ari umuryango ugiye kurinda amahirwe akomeye cyane, kumbi ibiri inyuma bizakubaho mu minsi izaza ntabwo ubizi, kuko ntabwo ureba mu ndage mu bihe bizaza. Iyo rero utegereje ukareba neza, usanga Imana ahubwo irimo irakurengera kugira ngo utajya muri ibyo bibazo. Wowe ukavutuma uvuga ngo ntaya mahirwe yanjye, bigenze gute? Reka nguhe icyo utekerezaho. Uramutse ubonye ibintu byose usengera, wari kuba uri aho uri uyu munsi? Imigisha myinshi niyo Imana itaduha. Iyo twita imigisha twebwe nibyo Imana ivuga ibintu biguhaye byagenda gutya na gutya, kuko yo ibireba. Tukibaza ariko Mana kubera iki reba ibintu byose nakoze, reba ibyo nshaka kugeraho, kuki utari kubikora kugira ngo bibe umwanya. Ibuka nanone, reka nkwibutse, Imana ifunze umuryango ntabwo ari ukuguhana, ni ukuyobora. Izera Imana, utegereze, uyishake n'umutima wawe wose n'imbaraga zawe zose n'ubwenge bwawe bwose. Noneho cya gihe Imana nifungura uwo muryango uzawunyuranemo ukwizera uhagije, kuko umugambi w'Imana iteka ni mwiza kurusha uwacu. Ngaho nguko rero nkaba nkugejejeho ibyo Imana iba ikubwira iyo ifunze umuryango we wumva ko ugomba gufunguka, no kugira ngo Imana ikurinde, igutegure, noneho nifungura umuryango wawe uzawunyuremo wemye, ufite no kwizera guhambaye. Humura rero, wa muryango wawe uri kukuriza uvuga ati Mana umuryango wanjye uzawufungura ryari? Imana ibirimo, izere, kuko ni bugufi Imana igakingura umuryango wawe, noneho ukawunyuramo wemye, ufite no kwizera guhagije. Kanda like mu gusoza rero, nanone usharinge, umbwire icyo ubitekerezaho, twandikire, utange igitekerezo cyawe. Umuryango wawe ukugoye, ese urashaka kuwunyuramo gute? Ibyo bigeragezo, ibibazo uhura nabyo, andika, usabane n'abandi, niho ibisubizo bishobora kubonekera. Ushobora kuba ufite umuryango ufunze, kwandika umuryango wawe impamvu ufunze, noneho uko ubitekereza, wenda akaza umuntu akakubwira ati nyamara dore wagira gutya na gutya, umuntu akakubera nk'ikiraro Imana inyuzeho kugira ngo umuryango wawe ukinguke. Hashobora kuba hari umuntu ufite urufunguzo rw'uwo muryango wawe ukinze, andikamo twumva uko bimeze. Ibishoboka turagerageza, ibidashoboka ni ugutegereza nk'uko twese tugomba gutegereza gahunda y'Imana. Murakoze rero, ndabashimiye nanone. Imana ikomeze barinde. Shalom, toda raba, tov meyod.